jewe noneho nzagukunda mpaka igikoma gihiye Yigisha unyara. oya ntabwo agukunda jewe urumva yewe ndagukunda ku buryo n'uwama agashuka nakagukubita no Niko kunkunda ubwo niko kunkunda. yego iyo umuntu umukunda urumva niyo bakubwira ngo mwice Ntabwo kwari waje ugasoma. oya twane Waje ugasoma ko ariko uri kuvugana. lemon parankwi asubwo shere mvuze nabi Abo noze. kubera ko ngukunda mvuze nabi Wananye. ati nk'icyo tugapfana wababa Wowe uvuze ati nakakwicisha nanjye nkagafata. neza uri kumva nagakwicisha njye nkasiga wowe wasigara nyine kuko gute ubura ko nyine wabonye. niyishe mbere ntabwo nabona imbaraga zo kukwica ubwo n'ibyo kukwica gato bijo noneho urumva njye nzagukunda kugeza Kigali baye amatongo ni ukugira ngo byumve Ko jya utabizi. bimvira uri kundeba nyine Ndagukunda cyane cyane. ehe gute Noze ubu ntabwo ubibona. God have mercy upon us. urumva vuga ati wenda gutya ku isi kunda nk'uko nkunda ifiriti Aha nkukunda nkuko ifi ikunda amazi. ehe ifi ikunda amazi urumva ubwo njyewe none urumva nkukunda nk'uko umugore akunda umugabo we ukumva ntarenze kandi wumve ngo noneho yewe niyo baduha ibijyo njyewe nanagucu Uransekeje. ese sister wa mutipe wambwiraga ngende wandi kwaje muracyabikurikirana Jere mani wa mutipe bro wanjye nyine nawe abandaburiza kose akse wimbo ya bintu byanyuma mbona ari ibintu bisa nkaho bidafatika wowe ushaka kumugenza umubwira utuntu twose mani nabaga mwize nyine nka bro wanjye nzi ko atari buneza abantu burangira neje abantu Semani nk'igihe mwamurimo kuvuga igihe mwavugiye kuki mutaruhutse kubera iki God have mercy upon us. gafya tuba turi mu tuntu tw'utudero kona akse wowe ushaka kutwivangira mu bintu ko aba ari utuntu toto nta biba birenze ase mani ubundi ibyo murabipfa kubera iki twakwikomereje urugendo rwacu Yego ko bawe ibyo byose uze ko tuba twarabiciye amazi wa muntu we ibyo ngibyo tuba twarabirenze twarabirenze mani wabaye ndetse ko muhe na ambutiyaje mani nkabangira ariko ari ku ifiriti yo ntago naguha wowe wambi Kandi naguha byose oya nose mukwiyemera ejo bundi ko nanyuze iwanyu mutetse inyama warampaye guteka inyama ego ko mu kwezi turi mu kwezi kwa 12 mu kwezi kwa mbere samba biragwira kumva n'ikorosi biragwama ese mani kuba umfata bipi za wowe ndi kugenda ukaduca hagati ntabwo uri kubona ko turi benshi uri umusore bigeze biretse gatoya wenda muri buretse nyine ko muri oya njye ndi kukubaza ngo guca ahantu hagati ni ibintu bizwi hose ko iciye umuntu hagati banagufunga ampaye nese uri leta ugiye kumfunga sindi leta n'aba leta umva none reka mubwire ko widumbukijwe muri aba ngaba batatu mwari muri kumwe reka nze mbaze mwate sister hano harimo ikosa nkoze ryo kuba ngo mbafashe nkabacamo hagati ase bro wowe wagira ku bundi we ntabwo byakubaho ese kambira ko yari wa munega wambwira hoya brother reka mubwirira usibye uno muniga kwivanga nk'itsaziguye mu mata oya mani ndetse mugabo kubaciyemo hagati ntabwo biza kandi yego rwose ubwo bivuze ngo cyane rwose iyo turi kugenda mukamuganira nibyo niwe muba muganira Rata Jean Koro sanza ruhu bw'amani umva gasoka agara aho ngaho hakurimo kumva ingegera ukuntu zirimo kunyirata Jean Koro buretse bya bintu ntabwo bikize aha bro nabwiraga ngo ese izi nizangegera buduteza hakoze brother tugendane mugende muri kubyukira wowe na Petit Frere naho ningejyamo muri kuvugaho shamani yagize shaye kuza kuducamo hagati nta n'isoni ase bro wowe byaye gutwara iki kuba yabaciyemo hagati ni ibintu birenze uvuze ngo iki kuba yabaciye hano ni ibintu biri hano ariko ubundi wowe usigaye warigize iki oya jya ugabanya nawe ni ibintu byakubaho erega
uramwitangiye se ndakwiye ni mushiki wawe ariko bro mwagiye mureke nabi byinshi. God have mercy upon us. Jesus is Lord. Jean Claude se shaka ko muyene ry'abagogwe. Wa mugabo igifu baragikuyemo ndagasho. Umuswe yarampaye mama mwana. Turahuye. Ako mani nubu oya nagari wa munwa wanje sabu umuswera sha uzinga kananziji guteri agatambwe kamwe nkabanda mukandagiye ubwo ibyo byari bikazirata. Oya nyine neze byari ntibitumye nyababyeyi bayisigarana. Ese sister uramuniga niwe wahoze umbwira kare cyangwa wenda nundi ndibeshye. Sinagera mugabanya nawe nizeraga koko. Oya nibarori yawe. God have mercy upon us. Mwagiye mugabanya ubundi uriya se twayiki. Nisi nawe umva mba niwe ndabiririmba ndabirepeta. Ewe ibyo kuririmba no kurepeta se ego mwana birabibora biba bigize se sha Jean Claude nukuri biba biteye ikibazo umuntu muraziranye imvura yagwaga unaza gushima kwege sha mwana ese ni gute umuntu niba utamuzi ukuntu utamuzi bana yaje nawe unera story za dad kuki atamagaza imanda ari ngiye kose none unagiye kurengana reba ukuntu ari kukwegera ariko God have mercy upon us. ariko bana yaje biriya byo kabizumvumi reba ari Jean Claude ndebera sha kumira n'ikorosi ryagwama iyo umuntu ageze ahantu kumbe ubu ari ukuntu mwabipanze mukaba mwangambaniye ukuntu akwegera ariko genda gira gutya nagukoraho ukabura nyitarukije ariko reba ukuntu wari kukugira gutya akagukora hose habe no umuntu utazi none ubu wamenya uravuga ngo iki Shumi nzi ubwenge wabimbwiye neza kuri kandi none wowe ngwaye umuniga gusobanurira iby'icyayi nabo nagutinda umva bro salam umva nyine ngo sobanurira iby'icyayi Jean Claude Jean Claude buretse araje gusobanurira iby'icyayi Jean Claude na mama wawe ngende kumwe nawe wantumbe Jean Claude nguri intumbi wewe uyu mukobwa ari utereta rumva mubimbwire neza naho mwere kunesha umutwe nuwo Jean Claude wamabyiwe kuko Jean Claude yewe ariko rero doyingo bose nari nabivuze arimo gusobanurira Jean Claude iby'icyayi Jean Claude bikoraho nyine ubwo bivuze ngo wisisheri wawe Jean Claude wisisheri wawe Jean Claude nagusobanurire Jean Claude rero kuna gufata ariko nese yamusobanurira gute ntagukozeho umva rero kambabwira Sama oya mwigwirwa mwitinze mwihina agakino niba ari ibintu mwapanze kumva ubwo nababonye niba mukunda mufata Jean Claude mwango murabipanga unagakino mwapanze mfashumi reka nkubwire ngo mfashumi Murundi acumugani ngo ariko none bizokunda Shumi umva se Jean Claude nagusobanurire umva Shumi nyuma yo kugenda nsige nagucapye ubibone ariko man Jean Claude uzikombi kubitiwemo umuntu yagusesheri wanyage hako utari ikigwaji ikigwaji nanone warumara wenda kuyamba sister nago nawe ni mushiki wawe umva nge ndakwiyamye wambwawe nasoni ugatinyuka ugatuma shere wanjye agenda akansiga aha Jean Claude muye nakimbwa yahure nako kumugeza ndetse si kankubaza umuntu agukiza imbwa nka zira zikwegeka ku biti urangiza uzumutuka ngo nimbwa sha utabimbwa gashahugwe shani shati yakitagira ibipesi urabyumva neza
sista twashwanye uriya muniga yaduteje kare bagano gatinyuka sheri wanjye akagenda pe akoze Jakoro ntajya inyumvira yuko mani barimo no kuntumbaganisha hano hari akabi muye nako biretse cyakora ngo akabi kagusobanurire ibyo wanyowe Jakoro niba kubwira ariko bakubwiye niba ari wowe na Jean Claude ibi bya Jean Claude uri kunzanaho nimba ari nawe Jean Claude ingagi ya mbere mbi ibaho ibi n'ibinete yambaye ingagi ya mbere ibaho mbi ni nziza kuri we ego Jean Claude wumvisha akabukuru kagusobanuriye akoze wa mukobwa wigize amata baturasanga hari abantu umva rero sha Jean Claude hano ngiye kugutukira imbwakazi akabi agashino agati agatuba ka ngiye kumurisha agatuba ke umva reka nkubwire Agego nkorombe nsakorera we ntaranga ngo nimba kwitera umwakumwa wase ntayo ugira ego baba nawe urayigira inyo karya kabuno kihe ko kanyerere mu birutsi kakabikombesha ugakomba umuntu utagiye kunkombesha kanyo se Jean Claude uwo ahantu hose ugenda wivanga ndeberana nasa sister ko tsanze uyu iki tipe muri gushondana kigutuka ibikine biki mwapfuye iki abantu uyu muhungu araje asanga nibereye n'umukunzi tumeze neza pe arangije araza dutondagira umuhungu ahita agenda none sinzi ukuntu ubundi abigenza gusa ubu nzamugera uyu muhungu ubu ntabwo nzi naho yaturutse ntabwo nzahaye kankubaze uyu si wa mutipe watunyuzeho hariya sikari we koko sista akanamutuka ngo nakanyo yaceka ahubwo hasi akose bro igihugu kubita imbwa cyorora imisego ahubwo twese